impano, Imana impaye impano nanjye nanatanga impano, Imana impaye impano. Alright. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Hallelujah, the brave man. Yeah. Alright. Turagatangiye urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Yeah. Turagatangiye. Katulore. Igice cya mbere. Paulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Hallelujah. Ni mucyo twishimire rino jambo tugiye kubona mu gihe tubonye, kuko Imana ibumbuye akanwa biciye mu byanditswe. Hallelujah. Urukundo Paulo akunda Abafilipi. Ishimiye Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwamfatanyije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi cyo rwose ndashidikanya ni uko yatangiye uyu murimo mwiza muri mwe izanawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekerereza niyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo nanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. The brave man ku murongo wa 9. Kandi iki nicyo mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba bataryarya n'inyangamugayo. Inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi himbazwe. Hallelujah. Yeah. It is in the middle of the night. Yeah, around the 3 p.m. Yeah, p.m. Yeah, m. Yeah, mandi gusoma hano kugira ngo ibintu binagende neza cyane kubw'ubuntu bw'Imana nahawe. Urumva, kugira ngo nanjye n'abagenzi banjye twuzure imbuto zo gukiranuka mu rukundo rwa Yesu Kristo, ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi igirute ihimbazwe. Hallelujah. Twikomereze 12 ku murongo igice cya 12 nako umurongo wa igice cya mbere umurongo wa 12 mu Bafilipi. Yeah. Icyubahiro cy'Imana. Yeah. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambaye bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushize imbere, kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayizari bose
no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Nuko ibyo bituma benshi bo muri bene data bari mu mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo batabitewe n'ishyari babitewe n'ishyari no kwiremamo ibice, nuko abandi bakabivugisha n'umutima ukunze. Bawitonza, bashize amanga. Icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo bitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Abo babivugishijwe n'urukundo koko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza. Naho ba bandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Mbese ibyo bitwaye iki? The brother ntacyo, kuko bimeze ukose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri, Kristo ntiyamamazwe. Right, hallelujah. Hano arakomeza atubwira ati uko bimeze uko kose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri, Kristo yamamazwa, yaramamazwa n'ubundi. Ari ni ukuvuga ngo kandi ibyo ndabyishimiye. Hallelujah. Kandi ibyo ndabyishimiye, nzagumya kubyishimira, kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza munsabiye kandi mpawe umwuka wa Yesu Kristo. Kuko ntagereranyije ibyiringiro yuko ntegererezanyije ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni n'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Hallelujah. Ngwiki ngo hano reka twisubire hejuru tubanze tunahasome tutanirukanka cyane, ko nta n'ikintu na kimwe kiri kunyirukansa. It is in the middle of the night, everything is fine. On the candlelight. Nuko kuko munsabiye, nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza. Kuko ntegerezanyije ibyiringiro yuko nazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Ariko rero niba kubaho
mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze mu rungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyuho kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye, kuko ubwo nizeye ibyo nzi neza yuko nkagumana namwe mwese, kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera, kandi kugira ngo muzarusheho kunyirata muri Kristo Yesu ubwo nzasubira kugaruka iwanyu. Haleluya, haleluya. Abafilipi, Pawulo arihanangiriza kumaramaza ngo bagire ubutware n'ubumwe bya kivandimwe. Haleluya. Bya kivandimwe. The Brahman, Abafilipi, the Philippians. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Haleluya. Mudakangwa n'ababisha mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana kwa mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumva na n'ubu. Haleluya. Igice icyaho cya kabiri, Abafilipi. Nuko niba gukomezwa muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gufatanywa n'umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoresha umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje umutima. Haleluya. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Haleluya. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi.
kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Haleluya. Ano hantu ko hankoze ku mutima we, kuko uyu murongo nawumvise inshuro nyinshi, ntari nzi kuri mu Bafilipi 2. Nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari. Nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane igihe ntahari, muba ariko koko musohoza agakiza kanyu mu mitima muhinda imishitsi, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Haleluya. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mu bana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe kigoramye cy'ubugoryi. Hano hantu tuhasubiremo neza. Mukore byose mutitotomba, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntararuhijwe n'ubundi. Ariko nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu, ngo abituro, ibyo nabyishimira nkanezeranwa namwe mwese, aba ariko namwe mwishimana nanjye. Haleluya. Pawulo atuma Timoteyo na Epafrodito ku Bafilipi. Niringiye mu Mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye inshyitse umutima hamwe mumaze kumenya ibyanyu. Simfite undi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Muzi yuko wowe yagaragaye ko ari mwiza ubwo yakoranaga nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, nk'uko umwana akorana na se. Kuko uwo niwe niringiye kuzamubatumaho uwo mwanya nimumara kumenya ibyanjye. Ariko niringiye Umwami Yesu yuko nanjye ibyanjye nzaza vuba. Icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epafrodito mwene data, dufatanije umurimo n'ubusirikare. Niwe ntumwa yanyu, kandi niwe unkorera ibyo nkennye. Kuko yabakumburaga mwese, agahagarika umutima nuko mwumvise yuko yarwaye. Kurwara koko yararwaye, ndetse
yari agiye gupfa, ariko Imana iramubabarira, nyamara singerwaho undi, nyamara si njyewe wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye. Si we wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye ngo ntagerwaho n'undi mubabaro nk'uwo nsanganywe. Nicyo gituma mutuma mbikunze cyane, kugira ngo nimwongera kumubona muzishime, nanjye ngabanye umubabaro. Nuko rero mumwakire mu Mwami Yesu mwishimye, kandi abasa n'uwo mujye mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'umurimo wa Kristo. Ntiyita ku magara ye, kugira ngo asohoze ibyasigaye byo kumfasha kwanyu. Haleluya. Igice cya 3, Abafilipi. Imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Ibisigaye bene data, mwishimire mu Mwami Yesu kubandikira ibyo nigeze kubandikira. Mwishimire mu Mwami Yesu kubandikira ibyo nigeze kubandikira, ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Haleluya. Mwirinde za mbwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Nubwo njyeweho nabasha kubyiringira, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benjamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Uyu ni Paul. Hallelujah. In the middle of the night. Thank you, Lord. Guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, nibwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mbone ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye.
bene data sinibwira yuko mumaze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma. Bene data sinibwira yuko mumaze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganije mwese uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuza uwo mutima. Ahantu ko hari umuntu kigiyeho yagize ati suko mumaze guhabwa cyangwa ngo mbimaze gutungana dose, ahubwo ndakwishyira kugira ngo hari Kristo yafitiye. Bene data sinibwira yuko mumaze kugifata, ariko kimwe cyo ndamarira kugera aho tangana ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ngo yemwe abatunganije mwese uwo muri mwe, namwe muba muri kumuhuza uwo mutima. Niba hari ikibatekereje kumwe cyose, Imana izakibahishurira, ikibatekereje kumwe Imana izakibahishurira. Ariko rero udusohoyemo ariko dukwishyira abandi b'umuryango wa Kristo. Bene data mugerekeje mu cyanjye muhuje umutima kandi ni wakwiza ingeso zabo izo mudafite ikigeragezo. Ariko benshi bagenda ubundi abo ndababwira nzira y'uko abandi b'umuryango wa Kristo mbere Imana yabo nina bihaganira ibitekerezo byabo basa umutima ku isi. Naho twebweho iwacu mu ijuru niho tugeze ukiza kwazava ni Umwami Yesu Kristo uzahindura ibintu ucishwa bugufi bwacu, akagushushanya n'uburyo bwiza imbaraga zo kumubashisha kwigandurira cyose. Haleluya. Igice cyane abafilipi. Nuko yewe ndata bo mwanga kandi kumbura ibijimo byanjye n'ikamba byanjye muhagare mushikamye mu Mwami Yesu bakunzi banjye. Nkugura Ewodia ndahura nasiye ngo bahuze imitima mu Mwami Yesu, kandi namwe udufundije ibintu by'ukuri twineze ujye ufasha abagore ko bakunda nanjye bakabasha kubanira ubutumwa bwiza bo nakirenze niba abantu bafatanya kandi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Mujye mwishimira Umwami wacu iminsi yose, mujye mwishimira Umwami wacu iminsi yose, none kubivuga ni mwishime. Haleluya. Rejoice. Haleluya. Mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukajye mwinanye, ahubwo mushaka byose menywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya. N'abadati mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Icyo mwimenyera ahubwo icyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko abo Imana y'ubujuru bwose ari umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira kuri Yesu. N'abarinda bisigaye bene data byose ibyo twubaha byose ibyo byiranga byose ibiboneye byose ibikundiro byose n'ibishima byose ni hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abadikiro mwibwira. Ibyo mbigishe ibyo nabwirije ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwabonanye abari gukora nibwo Imana ntango izabana namwe. Nishimye cyane Umwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kumvikana icyakora mwasigara, ariko mwabara uburyo iyo sinjye yubakinda kuko ndi kose niba niyo ndi gucishwa kufi kugira isaga naho n'abandi bose n'abandi bose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari gusonza, ari ubugira isaga cyangwa gukina byose mu Kristo. Haleluya. Byose Kristo mbaga. Ishimwe Pawulo ashimira Abafilipi, ariko mwagize neza mwese mwafatanyije imibabaro yanjye, kandi mwabafilipi namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bujya kubwizwa ubu n'abagati Makedonia nari itorero ryafatanyije nanjye mu gutanga no guha abakristo mwebwe mwenyine ndetse n'Itesalonike mwohereje icyo kugenura simwe ahubwo ni kabiri. Nyamara burya Imana ishaka ahubwo nshaka ko zonderwa kwimwe. Dufite ibikwiriye byose dufite n'ibisana ndana hafi ubwo mwazi guhabwa neza ibyo mwohereje imbere ye nk'umubaga ho kumura neza. N'igitambo cyemewe gishima Imana, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ukunze kubwiraga iyo muri Kristo Yesu. Haleluya. Cyubahiro Imana yacu niyo yabatwese iteka ryose. Amen. Ntihariza rero bose bari muri Kristo Yesu bera tatu kumwe babatashya, bera bose babatashya, ariko cyane abakristo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Haleluya. Haleluya. Hano nzoreshe hano dusubikiye igitabo Abafilipi kusanga ubutumwa aho hanze ko yerekeye uko Pawulo yabishyira. Haleluya.